Rwanda ibuka Ewasa Limited turibuka ntituzibagirwa abakozi bagenzi bacu n'imiryango yabo bakorewe jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 umucyo kadusaba wowe utanga ubuzima mu mazi asukuye nyaguhorana imihigo electrogaze. Rwanda rwa mbere y'igihumbi 1994 rwaranzwe n'amateka mabi y'ivanguramoko n'irondakarere. Ayo mateka y'amacakubiri yazanywe n'abakoloni maze aza gutizwa umurindi n'ubuyobozi bubi bwari buriho muri icyo gihe. Ayo mateka mabi yahawe icyicaro n'ubuyobozi uko bwagiye busimburanwa mu Rwanda. Yashoye igihugu mu bihe bibi. Ivanguramoko n'itotezwa byibasira abatutsi kugeza ubwo mu 1959 abatutsi bishwe, baratwikirwa, abandi barameneshwa, bahunga igihugu cyabo berekeza mu bihugu by'ibituranyi. Iminsi kuri yindi urwangano ndengakamere rurimikwa, jenoside irategurwa, igenda igeragezwa mu bice bitandukanye kugeza ubwo yaje gushyirwa mu bikorwa muri Mata 1994. Abatutsi basaga 1 miliyoni bicwa urw'agashinyaguro, abandi bayatemwa basigarana ibikomere. Jenoside yakorewe abatutsi yacuze inkumbi, imiryango ibura ababyeyi, abana n'inshuti. Ibigo bya leta n'ibyo bikorera bihaburira abayobozi, abakozi ndetse n'ibikorwa birasenywa, ibikoresho birasahurwa. Jenoside imaze guhagarikwa n'ingabo zari za FPR Inkotanyi, igihugu cyatangiye kongera kwisuganya, maze hanashyirwaho igihe gihoraho cyo kujya hunamirwa inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi. Ni muri urwo rwego ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza ingufu, amazi n'isukura Ewasa Limited cyafashe umwanya wo kwibuka no kuzirikana ku nshuro ya 20 abari abakozi b'ikigo cyahoze cyitwa Electrogazi bazize jenoside yakorewe abatutsi. Ewasa Limited yibutsa abari abakozi b'icyahoze ari Electrogazi basaga 172. Gusa ariko umubare w'abishwe bose ntuzwi kuko abenshi bakoreshwaga ububyizi, bityo imyirondoro yabo ikaba itagaragara mu ishami rishinzwe abakozi. Turibuka Afrika Aimable, Afrika Gatera Janvier, Akimana Leocadia, Bagambike Emmanuel, Bagirishya Jean Bosco na Basi Nosa, bose turabibuka. Turibuka Bayingana Deo, Bayingana Prote, Birinda Jean Baptiste na Birangwa Yorade na Bugingo Gakwaya Grace, bose tuzabazirikana. Tuzibagirwa Bukuba Alexis, Usarabwe Theophile, Utera Jean Pierre, Gahamire Dativa na Gahunga Jean Claude, bose tubahuza ku mutima. Turibuka Gakwavu Damien, Gakwaya Jean Chrysostome, Gakwaya Antoine, Gakwenzire Theodore na Gasana Paul, bose turabibuka. Turibuka Gashagaza Sylvestre, Gatera Gashema Emmanuel, Gatera Jean Baptiste, Gatora Vincent na Habyarimana Agustine, bose ntituzabibagirwa. Turibuka Hahirwa Inyase, Hakizimana Jean Marie Vianney, Higiro Etienne na Higiro Tarsisi, bose turabibuka. Iryamungu Arnold, Yakare Gilbert, Kabagema Sostene, Kabanda Christophe na Kabanda Ildefonse. Hashize imyaka 20 mu gihugu cyacu habaye jenoside yakorewe abatutsi. Aya marorerwa yahitanye inzirakarengane zitagira ingano, yanahitanye ubuzima bw'abakozi batari bake bakoraga muri Electrogaz icyo gihe. Kumenya umubare nyawo w'abakozi ba Electrogaz bakorewe jenoside biragoye kubera ko hari banyakabizi, abantu bitwa occasional workers batagiraga imyirondoro mu ishami rishinzwe abakozi resources men. Kuri uyu munsi abo tumaze kumenya
bageze ku 172 bose, akaba ari bo tunamira uyu munsi, ndetse tunazirikana n'abandi baba barakoraga muri Electrogaz tutarabasha kumenya. Mu by'ukuri nuko jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 yasize icyuho kinini mu nzego zose zigize ubuzima bw'igihugu, na Electrogaz yahungabanyijwe n'ayo mahanga. Niyo mpamvu Ewasa Limited itahemwe gukora ibikorwa bitandukanye byo kongera kubaka umuryango nyarwanda, twibuka abacu bishwe bakorewe jenoside yakorewe abatutsi, ndetse tunafata mu mugongo abasizwe iheruheru nayo. Ni mu rwego tubatse urwibutso hano ku cyicaro gikuru cya Ewasa, ruzahoraho bitwibutsa ko tukiri kumwe nabo. Hari kandi n'ibikorwa binyuranye nko guha amazi n'amashanyarazi imidugudu n'imfubyi n'abapfakazi badafite amikoro, ndetse no gutera inkunga imiryango yaharaniye inyungu z'abacitse ku icumu ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Abatutsi bahoze ari abakozi b'ikigo cyitwaga Electrogaz banyuze mu bihe bikomeye byo guteshwa agaciro, kuvangurwa, gutotezwa, guhabwa akazi kadafite aho gahuriye n'impamyabumenyi bari bafite, kwirukanwa nta mpamvu no kwitwa ibyitso cyangwa inyenzi. Aba bakozi bahuye no gutotezwa gukomeye, batotezwa na bamwe mu bari abayobozi babo, bigera n'aho bavutswe uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, ubwo kuvuzwa n'ubwo kubonana n'abayobozi bakuru b'ikigo. Njya kubona akazi muri Electrogaz, umuntu wari inshuti ya data umbyara nawe wazize jenoside witwaga Gatera, wakoraga muri Minifo, yamenye ko kuri liste hamaze kugeraho umubare w'abahutu bahagije, nanjye ashyiraho. Ubwo bagize amahirwe yo kubona ibaruwa nzana hano muri Electrogaz, ariko mpageze iyo baruwa ishyikira kuwitwa Maganya rero ibaruwa yibonye ayigumana imbere ye, kuko rero nari nzi ko iki kigo cyari mu mubyeyi utavangura amoko, ariko na data yarabizi. Tuza kugira Imana tumugezaho ikibazo cy'uko kuva nabona iyo babinzana ahangaha ntegereje ko bampa akazi, ko hariho mona na ivote y'ubwana, nkumva ko niba Minifope yanyohereje ngomba guhitaza nkabona akazi. Aho rero abimenye nibwo noneho Maganya baruwa yaje kwivanaho yari yayibitse, njya gukora muri centre de formation Igikondo. Twabaye banyakabyizi benshi cyane muri iki kigo, harimo abamonte, harimo abacukura kugira ngo bashyiremo amakabure n'amatiyo. Nanjye rero namaze igihe kirekire ndi muri uwo mubare, atari uko ntafite diplome, atari uko ntawe w'akazi, ariko kuko ibaruwa yanjye yari yageze mu maboko yo bitaga Maganya. Uwo Maganya rero yitwaga ubundi Murekezi Desire, ari chef du personnel. Aho rero maze kubona ko nanjye ngomba guharanira uburenganzira bwanjye, ko ndi umukozi nk'abandi, ko akazi nageze muri centre de formation katananiye ntashobora kugakora, nanjye nibwiye ko nshobora guharanira uburenganzira bwanjye. Nsaba ko najya gukorana n'umuyobozi mukuru, ariko ntibyanshobokeye kuko hano ntabwo hakoraga ubwenge. Iyo waba ugize ibyago ugaca kuri chef du personnel, ntabwo diplome yawe yabaga ari cyo ikivuze. Urukuhura igihugu rutangira muri 1990, Munyanganizi noberaga icyo gihe Electrogaz. Munyanganizi yaje ari umuntu rwose wize, ariko adafite ikintu cya leadership, ikintu cyo gukunda igihugu, mu by'ukuri adakunda n'akazi ke, atumva hari n'inshingano ze ko agomba gukorera abanyarwanda ba serivisi, aho wasanga ujya mu bya politike kurusha ko yakorera inyungu za Electrogaz. Ubwo rero hayisaza umwuka mubi muri Electrogaz y'icyo gihe, bafata abantu benshi, bamwe barabafunga muri ibyitso bya RPF. N'icyo gihe bamfunzemo, akazi ndakasiga kimwe n'abandi, abandi babaza imitasyo hirya no hino, bavana muri za poste bafite kandi bakoragamo neza.
mbese ikigo gitangira kuba akajagari, nibyo navuga ko cyahise kijya mu murongo wa politike, ari abakozi babinterahamwe, baba abasederi, ikigo gitangira kugenda gita umurongo. Imodoka za kugira ngo zijye mu kazi zigatwara abantu bajya mu myigaragambyo ya sederi cyangwa muri kampani za sederi, usanga byari ibintu biteye isoni. Igihe cyarageze muri 1994 jenoside iraba, kuko yateguwe, yashakiye amafaranga avuye no muri Electrogaz. Sinashidikanya ko hari n'amamodoka ya Electrogaz yafite amakamyo menshi yatwaraga interahamwe kujya kwitoza. U Rwanda rwagize ubuyobozi bubi butitaga ku iterambere ry'igihugu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage, ahubwo abari abayobozi bagashishikazwa no gucamo ibice abanyarwanda no gukomeza gucura umugambi wo gutsemba abatutsi. Ibi rero byavuye ku rwego rw'igihugu biramanuka bicengera muri bamwe mu baturage no mu bigo bitandukanye, bityo ugasanga abantu bari mu kigo badafite ishyaka n'ubushake bwo gukora icyagiteza imbere, ahubwo bahugiye mu bikorwa by'amacakubiri. Ibi bigaragazwa n'uburyo icyahoze ari Electrogaz cyamaze imyaka n'imyaka cyitwa ko gikora, ariko umubare w'abaturage bafite amazi n'amashanyarazi udahinduka. Mu izina ry'umuryango Ibuka, nshimire mbikuye ku mutima ikigo cya Ewasa, nshimire ubuyobozi bwacyo ubwa mbere kuri gahunda nk'iyi ngiyi baba bateguye yo kwibuka, ariko mbashimire mu by'ukuri n'ubufasha baha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu bihe bitandukanye, cyane cyane abapfakazi n'imfubyi bahoze ari abakozi ba Electrogaz. Iyo unavuye ku kigo cyangwa se ku gihugu muri rusange ukajya ku kigo ku kindi, ukareba ikigo nka cyitwaga Electrogaz, ikigo kikamara imyaka 10, 15, 20, umubare w'abantu bafite umuriro ntuhinduka, umubare w'ababona amazi ntuhinduka. Urongera ukareba ugasanga abantu bari bicaye muri iyi nzu, abakozi bari barimo ntabwo bari bashishikajwe n'ibyo turi mu kuvuga n'inshingano yabo. Icyari kibashishikaje mwabyumvise mu buhamya, ni amacakubiri, ni ukuvangura, nta cyiza batekerezaga. Muri iki gikorwa cyo kwibuka abari abakozi b'icyahoze ari Electrogaz, hakinwe umukino ugaragaza uko jenoside yakozwe, ko abayirokotse bakomeretse bikabije, ndetse unagaragaza n'uburyo abantu bakiriye ibyababayeho, ubu bakaba barimo kwiyubaka nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga. Ewasa, je vous apporte la force qui vous guidera dans le futur du Rwanda. Ah oui, Rwanda. Rwanda, Rwagasabo. Un pays qui fut un jour meurtri. Une histoire qui me marque, mais jamais me trahit. Those white men I used to see, their principle was loyalty. Their enemy was betrayal. And their pride, their pride was Rwagasabo. J'étais enceinte de 5 mois. Il y avait une vie à l'intérieur de moi. Et comme chaque mère, je devais mettre au monde. Et on venait tout juste de tuer ma famille, mes parents, ma soeur et mon frère. Et soudain, j'ai perdu mon bébé. Par chance, qui arrivait vers moi. J'ai dû monter et je croyais même que
que j'allais avoir une place normale. Mais pas du tout. Je suis montée à l'arrière d'une voiture. Avec des ordures. Car ce jour, j'étais traitée d'ordure. Ah oui, il m'appelait ordure. tukibagirwa amateka yacu iyo turabura igihe aho tuva maze biduha imbaraga z'ejo hazaza igihe nyiriho ntabwo muzongera kurira ukundi. Now, survivors are strong, and we are ready to do the impossible for our country. by'umwihariko kandi Ewasa Limited yanibutsa abakozi bayo bahoze ari abakinnyi b'amakipe ya Electrogaz. Uyu muhango wabanjirijwe n'urugendo rwavuye ku cyicaro gikuru cya Ewasa Limited kugera ahabereye umuhango wo kwibuka hakinwa umukino wa volleyball wahuje abakozi ba Ewasa Limited n'abahoze bakorera Electrogaz. Wasubiye inyuma u Rwanda rusubira inyuma nyamara ntuheranwa n'amagenya kurama Electrogaz urashimirwa ibikorwa turi kumwe ku mugambi kubaka u Rwanda. muri mukino wa volleyball ekipe yahozeho kera yitwaga Electrogaz Volleyball Club yari igizwe n'abakinnyi bose bakora muri Electrogaz. Noneho rero kubera ko mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi nabo twaje kuburamo abakinnyi bageze kuri batatu, harimo witwa Rudandi Jean Pierre, Ngamije Sidras na Kabagema Sostene. Hanyuma rero ku cyifuzo cy'ubuyobozi bukuru bwa Ewasa Limited bifuje yuko twakwibuka abo bakinnyi, ariko uyu munsi akaba umukino wa volleyball akaba ariwo mubona aka kanya. Noneho natwe twabashije gutumira abantu twahoze dukina kera, kuko kera nanjye nakinaga muri Electrogaz Volleyball Club. Murabonamo abo twakinanaga kera nko muri ekipe y'igihugu, harimo Bayigamba Robert, harimo Yambabaje Alexandre, harimo Mbaraga Alexis, harimo Bagatera Jean Marie n'abandi benshi, Bambaraga nabona bavuze n'abandi benshi nabo bahoze bakina kera. Muri gahunda yo kwibuka twiyubaka, ikigo gishinzwe gukwirakwiza ingufu amazi n'isukura Ewasa Limited cyakoze ibikorwa bitandukanye byo gufasha kwiyubaka no gufata mu mugongo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Kimwe mu bikorwa Ewasa Limited yakoze ni cyo guha umuriro w'amashanyarazi umudugudu w'abacitse ku icumu rya jenoside uherereye mu mudugudu wa Pamba ya kabiri, akagari ka Kampata, umurenge wa Kamabuye, akarere ka Bugesera ho mu ntara y'Iburasirazuba.